tega amatwi nkubwire ikintu utaruzi. Ese wari uzi ko kwa kundi ujya mu rusengero ukabona abantu bari gusirimba buzuye umwuka wera ukagira ngo ni imbaraga zabo? Hoya da, ahubwo ukuri ni uko banywa akantu mbere yo kujya mu rusengero, bagafata nk'icyuma cya rikeri bagashyira muri ka kantu k'akagurude banywesha amazi, ukagira n'amazi kumbe arasa amazi. Mujye mubacunga undebere nawe nimba uri gukurikira ino video, reba nk'uyu mukobwa kano kantu urabona ko ari akantu k'agasirimuto, ntiwamenya ibirimo ariko mo imbere harimo icyo bita rikeri. Ayishyizemo, namara kuyishyiramo arahita apfundikiza agaheha, n'ubundi nagera mu rusengero akicarana. Nibagerwaho umwanya wo kuririmba n'abaramyi, amanuke kuri stage abanze awukate awusirimbe koko ugire ngo ni imbaraga ze, kumbe ya reka insengero bazice twabatahuye kabisa. Kandi dore nawe ujya undebera kwere, so tuzongera kubizera? Wenda si bose da, kandeke kubacira urubanza, ariko ndebere nk'uyu mukobwa harimo icyuma akigira mu rusengero. Rega ziriya mbaraga naho zava kubyina, kandi baza wagiye mu gitondo inzara yakwishe, wiriwe wicaye wumvise ijambo ry'Imana, wagiye 3:00 murataha 5:00, hagezeho umwanya wo gusirimba urabyinnye nk'uwahanzweho, ukagira ngo se ni ishyamba n'iryeru. Bamwe inzara ikatwica tukanamba tukamera nk'ibisusa. umva ngwino hano urebe ngo tricks abantu bo muri Grace Room ngo bajyaga bakoresha, nawe ndebe kujyana amazi kugira ngo basirimbe cyane. Kumbe sha nimba mwarabibonye cyangwa se nigeze kujya gusengera muri Grace Room, nyine uyu musista nawe niho yasengeraga, arambwira ati buriya rero coach ntukabone tuba dufite amacupa y'amazi benshi muri nkumi z'i Kigali, abakobwa b'i Kigali hari ukuntu tuba twabigenje. Urabona afashe iki si the god, akantu ko kunywa gasembuye agakoze mu icupa ry'amazi, ubundi ukabona umuntu arimo arasirimba yinywera amazi, mukavuga uti karabaye ibi ni ibiki padiri wanyu.